Amen. Ntukangwa n'ibyo abandi bafite ariko wowe haranira kubohoka. Ntukangwa n'ibyo abandi bageze ko ariko haranira kugendana n'Imana. Amen. Uko ni waba kumwe n'Imana iyo barose babanje guhemuka wowe uzabironka mu buryo bwiza. Amen. Ni waba uri kumwe n'Imana ibyo barose bigaragara nka byiza ariko ni waba ukiza amahoro wowe uzabironka birimo amahoro. Ikintu gikomeye cy'ingenzi mu buzima nuko tubaho dufite Imana. Nuko tubaho tuzi ko twabohotse. Kuko iyo wabohotse ugenda gukora business ikagenda neza kuko warabohotse. Uja mu rugo amahoro akaboneka kuko warabohotse. Iyo wabohotse uba uzi neza ko buri kimwe cyose cyane kigomba kugira umugisha mu izina ryande yawe kubera warabohotse. Kubohwa rero hari ukubohwa kuri za karande ziyo twavukiye ziyo dukomoka ugasanga hariho umwuka n'igihe waba ubonye umugisha wo kuzamuka ngugire icyo ugerako hariho umwuka uguhananta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kagenda uri kurabona ibintu uri kuragenda gusingira ngugereko ariko wa mwuka ukaza ugatangura kwica bimwe bimwe. Nyambara inkutunzi ugatangura kuzinjiramo zigatangura gupfa. Wa mwuka nyambara amafaranga wahora ukoresha igishoro utiga amafaranga ntayagusubiza. Wa mwuka umusora kuvugishije ntiyongere kugaruka cyangwa akazana n'intwana ariko uriya mwuka ukaguteza yuko utazabana nawe akaguma hariya nawe ukaguma hariya. Uwo n'umwuka muri mu izina ryande nizo karande uno munsi tugomba gukubita. Umwuka wa limitasiyo uri kuri imiti byawe Bwana asifiwe. Amen. Umwuka uri kukuzibira kugira ngo utinjira muri destiny yawe ariko uyu munsi niwizera urabohoka mu izina ryande. Yes. Umara kubohoka aho ubona hose hakuboneye ugenda zaba ari kumwe nawe.